ubu abantu benshi basigaye bashidikanya, abantu benshi basigaye rwose bafite imyumvire iteye ubwoba, bakavuga ati ese ubu koko ndi umwana w'Imana? Ubu koko ndi umwana w'Imana? Imana sinari nayibona, Imana ndayumva, Imana rwose numva abandi bayiganira, yemwe nsoma muri Bibiliya nkumva irimo, nareba ibyaremwe hirya no hino nkabona irimo, ariko sindayibona. Umuntu rero icyo kibazo cyakemuka ariko usabye Mwuka Wera. Reka dushime Imana yo yakomeje kuturinda, atari muri ibi bihe turimo gusa, ndetse no kuva igihe twagereye kuri iyi si. Tuyishimira uburyo yagiye itumenyesha ubwiru bwayo, akaba ariyo mpamvu buri wese yagize ubushake akagira umwete wo kubimenya ndetse no kubishakira ku Uwiteka, arabimuha kuko byose ni impano. Tugiye rero kuganira ku cyigisho cyacu, icyigisho cyiza, icyigisho gikenewe muri ibi bihe turimo, icyigisho uwo ari we wese yakagombye kwitaho cyane, kuko ikigaragara ni uko kutacyumva, kutakigira icyawe, haba harimo igihombo, kuko ni icyigisho kidufasha muri uru rugendo rwa gikristo, ku buryo gishobora kutwunga cyangwa se kikatubanisha n'Imana, tukamenya ubwiru bw'Uwiteka adushakaho. Ibyo rero tugiye kuganira, nitwa Bagirinshuti Pierre, haleluya. Tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo imvura niyo tugiye kuganiraho. Reka mbere kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri iri jambo cyangwa se kuri ino nsanganyamatsiko, tubanze twishyira mu maboko y'Imana kugira ngo iyi mvura uwo ari we wese nimwifurize. Reka dushime Imana. Turagushimye Data wa twese, Imana idukunda, tugushimira yuko abagaragu n'abaja bawe iyo bifuje kumenya iby'ubwiru bwawe ubibereka. Wadushiriyeho Yesu Kristo kugira ngo byose bije bimenyekana muri we ndetse no mu izina rye. Reka tugushimire cyane kubw'izo mpano nziza waduhaye zitumenyesha byose. Turagusaba rero muri uyu mwanya ngo duhe impano yo kumva, ndetse unaduhe n'impano yo kukumvira, kugeza igihe uzagarukira ugasanga twarakoze ibyo gushaka kwawe, ibyo tugusabye, kandi dusabira n'abatwumva mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Icyigisho cyacu rero tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni icyigisho kidufasha nk'uko twari tumaze kubivuga, ndetse nk'uko twari tumaze no kubabwira uwo mugiye kuganira. Tugiye kuganira ku cyigisho kiboneka muri Yoweli. Ni muri Yoweli igice cya 2 umurongo wa 23. Iyo iki cyigisho kigiye kugaragarira, ariko umuntu yumvise insanganyamatsiko neza, akumva ngo imvura. Shaka kubaza ati ese imvura yaguye ryari? Ese imvura ko iyo tuyizi iteza ibiza? Ese ko imvura tuyizi cyane cyane mu byerekeranye n'iyobokamana mu gihe cyo kwa Nowa, igihe Imana yifashishaga nk'igihano, imvura ni ryari? Yatangiye ryari? Ese yagiye isobanura iki? Umumaro wayo ni uwuhe? Ntabwo turi kwinjiramo cyane aho ngaho, ariko turi buze kuhakomoza kugira ngo twumve icyo Mwuka w'Imana yayivuzeho mu byanditswe byera, ndetse no mu gusobanura agiye anyuza mu bagaragu be. Nk'uko tuzi rero amateka yo mu itangiriro, igihe Imana yaremaga ijuru n'isi, ntabwo imvura yagwaga. Icyo gihe ibyaremwe byarakuraga, kandi byakuzwaga ngo n'urume rwaturukaga hasi, mu buryo rwakuzaga imyaka ikagera ku kigero gikwiriye. Akaba ariyo mpamvu icyo gihe ntabwo imvura yagwaga. Ariko abantu batangiye kuba babi, yabwirizaga ngo imvura izagwa ngo amara imyaka igera ku 120. Inyamaswa zarumvise, ab'umuryango we barumva, ariko ugeze mu baturanyi, ugeze mu kindi gisekuru cye, ba sekuru, ababyara n'abandi ntabwo baje kugaragara muri ayo mahirwe. Imvura rero ku munsi Imana yatangiye igihano ku bwa Nowa, niwo munsi imvura yatangiye kugwa. Imvura yaje gukomeza kuba umugisha, kuko umwuzure umaze gukama. Icyo gihe imvura noneho yabaye umugisha, akaba ariyo yifashishwa cyane mu gukuza ibyaremwe. Noneho Imana ihinduramo umugisha,
tukajya tubona amazi yo kunywa noneho ayiturutseho. Ibyaremwe inyamaswa nabyo zikagira ayo mahirwe. Imvura iraza irakomeza none iza gufata ikigereranyo turi buze kureba ahangaha cyo turi buze gusoma hano muri Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23 baravuga ngo noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kukibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Noneho munezerwe abantu b'Isiyoni mwe. Aha iyo bavuze abantu b'Isiyoni ubu ngubu ni uwo ari we wese ugize amahirwe yo kumva aya magambo. Uwo ari we wese urumva aya magambo yumve ko ari umuntu w'Isiyoni. Mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye. Imana itanze iyi mvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye ngo n'imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Ahangaha ushobora kubaza uti ni ukubera icyatanzwe ikigereranyo cy'izi mvura zombi. Imvura twatangiye ari imwe ariko ubu ngubu zibaye nk'ahari ebyiri. Ariko nidukomeza gusoma ndetse no gusobanukirwa ntabwo ziraba imvura ibiri, ahubwo ni uburyo bw'imikorere, ni ingufu zigomba gukenerwaho cyangwa se gukenerwamo. Ahangaha rero imvura ahangaha zafashwemo ibigereranyo bibiri, hari imvura y'umuhindo hakaza n'imvura y'itumba. Muri Aziya yo hagati izi mvura nizo zakoreshwaga, nk'uko buri gihugu kigira amateka yacyo ku byerekeranye n'igihe. Ino mu Rwanda rye tuvanga urugaryi, tukavanga iki, tukavanga itumba, uko nguko. Muri Aziya yo hagati ho rero bakoreshaga uburyo bw'imvura, bakavuga ngo imvura y'umuhindo. Iyi mvura y'umuhindo yabaga ryari? Iyi mvura y'umuhindo ubundi umumaro wayo wari wo gukuza imyaka. Igihe abahinzi babaga bamaze gutera imyaka bakeneraga ino mvura y'umuhindo kugira ngo abe ariyo ikuza imyaka. Noneho igihe imyaka yabaga imaze ku rugero rukwiriye, imaze gukura, niba ari nk'amasaka cyangwa se ibigori bigeze igihe cyo kugira amahundo, hakenerwaga iyi mvura y'itumba. Iyi mvura y'itumba rero niyo yatumaga ariya mahundo akomera, ku buryo imvura yakwiyongeraho, ku buryo izuba ryaba ryinshi ikazasanga aya mahundo yarakomeye. Akaba ariyo mpamvu rero Yoweri ubwe yafashe kino kigereranyo kugira ngo tugishyira mu mibereho yacu nk'abakristo, twumve uburyo tugomba kuzakura, twarangiza gukura tukagira igihagararo gikomeye, ariko binyuze muri ubu buryo bw'imvura. Iyi mvura y'umuhindo rero nituza gusoma tuzayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Intumwa igihe Yesu Kristo yari amaze kuzuka, hari ku wa mbere w'iminsi 7, aho abantu benshi ubu ngubu yitirira ku cyumweru nubwo bitagaragara muri Bibiliya, ariko hari ku wa mbere w'iminsi 7 kuko tuzi ko yapfuye ari ku munsi wa gatandatu w'isabato, nubwo abantu benshi bavuga ngo ni ku munsi wa gatanu, ariko ibyanditswe byo bivuga ko ngo ni umunsi wa gatandatu. Yapfuye ari mu masaha ya saa 9, uwo ubarwa nk'umunsi. Isabato ayiruhukira mu gituro, nubwo twakumva ari inkuru mbi ariko ni twebwe yashakaga. Ayiruhukira mu gituro ibo munsi wa 2, hanyuma mu museke karekare ku wa mbere w'iminsi 7, aho bamwe bita ku cyumweru, nibwo yavuye mu gituro ku munsi wa 3. Bivuze ko ngiye umuntu yemeye urupfu n'umuzuko bya Kristo, acyemera kuyoborwa n'iyi mvura tugiye kureba, ngo agire icyizere cy'uko ari umwana w'Imana nk'uko Yohana yagize yabihamije. Ese twebwe muri iyi minsi dufite icyizere cy'uko turi abana b'Imana? Atari ko tubyiyumvamo, atari ko tubyemera, tubona bidashoboka. Dusabe Mwuka w'Imana tunyure muri iyo nzira yashizeho, hanyuma tugire amahirwe yo kwitwa abana b'Imana kandi natwe tubyizere koko. Iyi mvura rero nidusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice n'icya 2, turaza gusanga ko
mbere yuko tuhasoma reka twongere twibutse kuri kiriya gitekerezo ubwo Yesu Kristo yazukaga. Yesu Kristo akimara kuzuka yamaze kuri iyi si uhereye akimara kuzuka, nk'uko tugenda tubyiga mu mateka, kandi koko niko biri. Hari abantu yazukanye nabo abazamukana mu ijuru ku Mana kugira ngo azije kubereka umunyago avanye kuri iyi si, cyangwa se umuganura yuko avuye mu gituro, arangije aragaruka amarana n'intumwa iminsi 40. Akimara kumarana nayo iminsi 40, ubwo yari agiye kongera gusubira mu ijuru. Noneho tugategereza amasezerano ye nk'uko tugiye kuza kuyabona. Yabwiye intumwa ati mugenda muzije gutegereza i Yerusalemu. Baragiye i Yerusalemu, intumwa zose ziragenda ziteranira mu cyumba hamwe. Icyo zakoze zaturiranye ibyaha, zikirangiza kwaturirana ibyaha zihana imbabazi. Icyo gikorwa cyose ufatiye kuri ya minsi 40 Yesu Kristo yamaze, hiyongeraho indi minsi 10 bari mu cyumba hejuru bavugana iby'amateka, kwishira hejuru babishyira hasi, igomwa barishyira hasi, urugomo, uburakari, umujinya byose babishyira hasi. Bamaze iminsi 9. Ku munsi wa 10 hano mu byakozwe n'intumwa aravuga ngo uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. Icyo gihe rero Umwuka Wera isamanukira intumwa. Uyu Mwuka Wera rero abantu baje kuvuga ati none si byatangiye ari imvura ibaye Mwuka Wera gute? Ubu yamvura noneho ntabwo turakomeza kuvuga ngo ni imvura, ahubwo bibaye Mwuka Wera. Ni uburyo Mwuka Wera noneho yaratangiye gukorana n'itorero rya Efeso igihe Yesu Kristo none yarari hano kuri iyi si. Ubwo iriya mvura hano Yoweri yavuze ko hari imvura, ariko igihe mu byakozwe n'intumwa usanga havugwa ngo ni Mwuka Wera. Uyu ni umwuka wari ugiye gufasha intumwa kugira ngo zikore umurimo neza. Noneho aricyo Yoweri yavuze ngo ni imvura y'iki? Ni imvura y'umuhindo. Iyi mvura y'umuhindo rero intumwa zari zigiye gukura, zari zigiye gukora umurimo w'Imana, noneho zikawugeza ku rugero rukwiriye Yesu Kristo yari yagize yari yabasezeranije. Ubwo bivuze ko imvura y'umuhindo yasutswe ku munsi wa Pentekote, cyangwa se imvura y'umuhindo, nibyo imvura y'umuhindo yasutswe ku munsi wa Pentekote. Aba ariyo yitwa Mwuka Wera. Niwe wabashishije gukora intumwa, gukoresha intumwa zibwiriza ubutumwa mu mahanga yose yarazizengurutse. Hanyuma niyo mpamvu muri ibi bihe biheruka hakenewe iyo mvura kugira ngo natwe tugere ikirenge mu cy'intumwa zacu, hanyuma twongereho dusabe Mwuka Wera kugira ngo aduhe imvura y'umuhindo, dukure tugere ku rugero rukwiriye. Ushobora kwibaza uti none iyi mvura, uyu mwuka, umumaro wawo ni uwuhe? Ubundi ushobora kuvuga ati ni imvura, abandi bakavuga ati ni Mwuka Wera, ariko reka twumve umumaro wayo, turahita twumva neza mu by'ukuri aho bihuriye. Ntabwo bivuguruzanya, ntabwo kimwe gihanganye n'ikindi. Umumaro wayo wa mbere turaza kuwusoma muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8, ngo ni ukwemeza icyaha, gukiranuka, bikangurira umuntu kwihana. Kwemeza icyaha, gukiranuka, bikangurira umuntu kwihana. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu yemere icyaha. Ntabwo n'umuntu apfa kwemera icyaha burya, kereka iyo yemeye ino mvura ikamugwaho, iyo yemeye ino mvura yagiranijwe na Mwuka Wera agakorana nayo. Icya kabiri, kuyobora intekerezo cyangwa se ibitekerezo abyerekeza ku kwiga ijambo ry'Imana no kuyobora mu kuri kose. Umuntu ufite Mwuka Wera niwe wumva ijambo ry'Imana akabyumva nk'uko riri. Umuntu ufite Mwuka Wera niwe usoma Bibiliya akayumva. Icya gatatu ni ukwibutsa mu gihe kigenwe cyangwa igihe kiruhije ukuri kw'imirongo ya Bibiliya yigeze kwigwa. Mwuka Wera mu isezerano rishya, imvura mu gisezerano rya kera, ngo niwe udufasha kumva amasomo ya Bibiliya cyangwa se kuyatwibutsa
mu gihe kigenwe cyangwa mu gihe kiruhije. Abantu benshi usanga bavuga ngo nitugera ngo mu bihe bigoranye, ngo nitugera mu bihe biruhije, ngo nitugera mu bihe by'akaga, ngo nitugera mu bihe tuzaba tubazwa ijambo ry'Imana ku ngufu cyangwa se ku gahato, cyangwa tubaza uruhande duherereyemo, ngo Mwuka Wera ngo azabitubwira, ngo Mwuka Wera ngo niwe mumaro we ngo azabitubwira. Ariko mbabwira n'imbihanangiriza nanjye munsabire, ntabwo Mwuka Wera ngo abwire umuntu ikintu atigeze asoma. Icyo ni icya mbere, ngo nta nubwo Mwuka Wera asobanurira umuntu ikintu atigeze asomerwa. Ibyo bintu uko ari bibiri, gusoma ibyanditswe byera, gusomerwa ibyanditswe byera, uwo muntu ngo niwe Mwuka Wera akorana nawe. Nawe umuntu ngo wafunze izo nzira zombi, ngo azagira ngo nta mwuka ubaho, ngo azagira ngo nta mwuka ijuru ryatanze ubaho. Buri wese rero ashishoze kugira ngo tugende nk'uko Imana ishaka. Icya kane, Mwuka Wera aduha n'udutakambira imbere ya Data igihe dusenga, kandi akanasobanura ibyifuzo byacu imbere ya Data. Iyo dusenga, burya ni Mwuka Wera uvuga ati rwose uyu muntu akurikije ubushake. Iyo dutitiriza ku manywa na nijoro mu miryango yacu, Mwuka Wera niwe uvuga ati rwose uyu muntu nta mugarya afite. Bikaba nka cya gihe Yakobo nawe yavuze ati nubwo uri marayika ntabwo nguri kuri utampaye umugisha. Nubwo utakamba rero, natwe ngiye dutakamba, ni Mwuka Wera ugenda usobanura ibyo bintu neza, ni Mwuka Wera ubisobanura bikumvikana neza, ngo ku cy'imvugo yacu. Iyi mvugo yacu ntabwo ishobora kumvikana imbere y'Imana. Niyo mpamvu twifuje iki cyigisho buri wese yakigira icye, kugira ngo icyo tuvuganye n'Imana twizere yuko kigezeyo. Tuvuga tuti kubera ko hariho Mwuka Wera, kandi akaba ari kudufasha kugira ngo byumvikane imbere ya Data neza, kandi akaba ari kubigorora aya majwi yacu yangiritse. Ukizera ko uyu Mwuka Wera ari uri kubigorora neza, hanyuma bikagera imbere y'Imana ari umubabwe uhumura neza, cyangwa se biri kumvwa na Data ku buryo bukwiriye. Icya gatanu, umuntu wemera ino mvura, kwa Yoweri, umuntu wemera ino mvura, isezerano rishya, ngo niwe ugira ibihamya bifatika yuko ari umwana w'Imana, nk'uko biboneka mu Baroma igice cya 8:16. Niwe uduhamiriza ko turi abana b'Imana. Ubu abantu benshi basigaye bashidikanya, abantu benshi basigaye rwose bafite imyumvire iteye ubwoba, bakavuga ati ese ubu koko ndi umwana w'Imana? Koko ndi umwana w'Imana? Imana sinari nayibona, Imana ndayumva, Imana rwose numva abandi bayiganira, yemwe nsoma muri Bibiliya nkumva irimo, nareba ibyaremwe hirya no hino nkabona irimo, ariko sindayibona. Umuntu rero icyo kibazo cyakemuka ariko usabye Mwuka Wera. Niwe waguhereza ibimenyetso bifatika yuko uri umwana w'Imana, niwe wampa ibimenyetso bifatika yuko ndi umwana w'Imana. Icyo kiri kumvikana neza. Icya gatandatu aricyo cya nyuma, ngo kigaragaza umuntu ushaka ino mbaraga, cyangwa se umuntu ushaka kuyoborwa n'ino mbaraga, ngo ni ugushoboza abana b'Imana kuvuga ubutumwa buheruka. Kuko biboneka mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza 12. Umuntu rero ushaka kuvuga ubutumwa buheruka bujyanye n'iki gihe, ngo nuko asaba ino mbaraga ya Mwuka Wera. Kuko biboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, umuntu ushaka ino mbaraga, wifuza ino mbaraga, burya agomba kugira uruhare, cyangwa se n'unayifite ngo agira uruhare mu ibwirizabutumwa. Akaba ariyo mpamvu rero iyi mimaro uko igera kuri 6 buri wese nayimusabira, kugira ngo, kandi ntabwo ari kuyimusabira iyi mimaro, ahubwo ndi kumusabira kugira ngo ahamanye, yemere, asabe Mwuka Wera kugira ngo akorere muri we. Impamvu ya umugabo witwa Pawulo yavuze ngo mbese ntabwo muzi uko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe.
wese rero yumve ko urari urusengero Mwuka Wera agomba guturamo kugira ngo Uwiteka Imana aze avugana nawe ku buryo bworoshye. Icyo rero ni ikigereranyo ijuru ryashizeho, ni ikigereranyo ijuru ryashizeho, ariko n'abayeremiya bari barabivuze. Abayeremiya bari barabivuze baravuga ngo Yeremiya igice cya 5:24 ngo ntibarusha bibwira mu mitima yabo bati reka twubahe Uwiteka Imana yacu iduha imvura y'umuhindo n'iyitumba mu gihe cyayo, niyo idukomereza iminsi yashiriweho igihe cyo gusarura. Abantu bubaha Uwiteka Imana ni iki kimenyetso bahereza, ni iki kimenyetso Imana bahereza ngo ni imvura y'umuhindo n'iyitumba, ngo niyo idukomereza iminsi yashiriweho igihe cy'isarura. Izi mvura zombi zigomba kuboneka zombi. Umuntu uzagira imvura y'umuhindo ntagira imvura y'itumba, niba cyagiye igitoke kizamuka ariko ni cyane, ni cyagiye ikigori kizamuka ariko ntikigire amahundo. Ese arashobora kubaza uti none umuntu agize imvura y'itumba ntagire imvura y'umuhindo, yabavuze ngo nk'ubu Imana ikampa amahundo ariko batarangize mu butaka. Ni nk'urubuto rwavuga ngo nk'ubu nkagira ihundo ariko ntarageze mu butaka. Ntabwo bishoboka rwose, ibyo ntibishoboka, biri kumvikana. Iki kigereranyo rero buri wese yakagombye kukigira iki? Yakagombye kukigira icyo kugira ngo duhamanye, twizere yuko Imana yacu turi kumwe nayo kandi turi kuvugana nayo. Akaba ariyo mpamvu ubwo turi kwegereza ibihe bigoye abantu benshi bakaba mu rujijo, ibi byorezo biri kugenda byisukiranya, urwangano, ubuzima bukakaye. Umuntu utarasaba Mwuka Wera ngamushoboze, umuntu utarasaba Mwuka Wera ngamubwira aho tugeze n'igisigaye, ntazababare nka bantu bavuze ati mwami titwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, mwami titwavuga izina ryawe ku munota wanyu. Wese azaberera ngo muhoshi mugende bose nigeze bamenya. Kubera iki? Kubera batagiye bavugana na Mwuka Wera ukorera muri izi nsengero ngo ababwire icyo bagomba, hanyuma bikore mu buryo bugize bukwiriye. Niyo mpamvu bamwe bashobora gufata yaboneka ite? Iyi mvura ibonekera ku mavi, iyi mvura ibonekera ku mavi, ngo ni ukuyisaba buri munsi. Ngo umuntu yakagombye kugira byibura ngo isaha imwe, ngo akavuga ati Mana nkeneye iri sezerano ryawe. Wakabikora mu masengesho. Ngo ikindi kandi ngo kugira ngo Satani ativanga, amaze kubona yuko ari ikeneye akamuhereza ibindi bimenyetso byo kumujijisha, bagomba kwizera. Ngo kugira ngo atavuga ngo ubwo mbonye ngo urutoke ngo rwanjye ngo rweze neza, ngo ni ikimenyetso cy'uko na Mwuka namubona. Oya, ntabwo ari ibintu bifatika, ahubwo ni uguhamanya n'Imana, ugahamanya n'ijuru, ngo mu buryo bwo kwizera ukavuga ngo uwavuze ko azamuduha ku rugero rukwiriye ntabwo abesha, ukabyizera. Hariho rero n'amasezerano ajyanirana no kugira ngo, cyangwa se ibyangombwa bijyanirana no kugira ngo uyu Mwuka Wera tumubone ku buryo bukwiriye, ku rugero rukwiriye. Ni ubushye kugira ngo tumubone mu buryo bw'imvura y'umuhindo, dukure tumubone mu buryo bwo kugira ngo dushikame tugere ku kigero cya Kristo mu buryo bw'imvura y'itumba. Hari ibyangombwa bisabwa. Ni igitabo cy'igifaransa cyitwa Jésus-Christ, ntabivuga neza, havugamo yuko ngo kumva ko Mwuka akenewe no gusenga tumusaba, kumva ko Mwuka akenewe tugasenga kandi tumusaba.
iki ni icyangombwa cya mbere, ni ukumva umukeneye, ni uko washobora gusoma Bibiliya ukavuga uti iri somo ko ntaryumva, Mwuka Wera rivuga iki, ugasenga kugira ngo usobanukirwe, ugasenga kugira ngo usobanukirwe. Iyo wumvise rero ngo umukeneye kugira ngo urusheho gusobanukirwa n'ubwiru bw'Imana, iyo wumvise umukeneye kugira ngo usobanukirwe n'icyo Uwiteka gushakaho, iyo wumvise umukeneye kugira ngo usobanukirwe n'icyo ibyanditswe byera bivuga, urasenga kandi ukamusaba. Icya kabiri, icyangombwa cya kabiri, kubanza kwakira mbere na mbere imvura y'umuhindo. Abantu benshi bari kuvunika kubera ko bazi ko imvura y'itumba ngo ari izasukwa nyuma, ubu bari kurwana no kubona imvura y'itumba. Ariko ngo igihe cy'akaga nikigera, warakira imvura y'itumba utarakira imvura y'umuhindo, ubu uzahita wuma. Kuma rero mu bya mwuka uzibura, kwibura mu bya mwuka uzasanga uzashyirwa ku munzani usange udashyitse, udafite imbaraga zo guhangana n'isi zabigezweho. Kuko twabonye nuko ngo abantu bakeneye ngo ni abagabo nyabagabo batabura kandi ngo bagurishwe, uzasanga utari umugabo. Bituruka hehe? Ngo ni mu kwicuza ibyaha byacu, kubabarirwa ibyaha byacu, tugahanagurwaho inenge zose zigenda ziturangaho, umushyikirano wacu n'ijuru ndetse na bagenzi bacu, tukiha Imana burundu. Ingingo ya gatatu ngo ni ugushaka gukoreshwa no kuyoborwa na Mwuka nk'uko biboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 23. Ubu abantu benshi bari gusaba imbaraga bakamuzisabira aho baboneye. Mana, nanjye nkeneye Mwuka wawe. Mana, hari abantu benshi bari kurira imisozi, hari abantu benshi bari kuja mu mashyamba, hari abantu benshi bari kuja aho bavukiye bakaja mu birere bya kure, abandi bakarara mu migezi, abandi bakarara mu biyaga, abandi bakarara mu buvumo. Ikibazo ushobora kwibaza, ibyo bintu niko Yesu yabikoze? Kugira ngo atagira uva ngo none se ngo wamubona ngo wigaramiye, ahubwo uvuga uti mbere ko ngo bikorwe bene nk'ibyo, ukibaza uti ibi bintu niko Yesu yabikoze? Iki aba cyo kibi kibazo cya mbere. Mu Bafilipi rero igice cya 2 umurongo wa 13 abisobanura neza. Abantu bafite Mwuka Wera bayobora, tujya kumusaba, tujya kumwakira, we urasigaye utamubonyeho weho, abantu bakamera nkaho bagiye gufata imfashanyo. Oya rwose, ngo Mwuka Wera niwe ugukoresha, ntabwo ari wowe umukoresha. Icyakane ngo ni ukurandura kutavuga rumwe no kutumvikana. Kugira ni ikindi cyangombwa cya kane, ngo ni ukugira ngo turandure amakimbirane hagati yacu na bagenzi bacu, twakuramo. Niyo mpamvu byanditswe byaravuga ngo kurwanya uruhande mu bane n'abantu bose amahoro. Bivuze ko hari igihe umuntu ashobora kubaho ariko atifuza amahoro, ariko kurwaba ruhande ni ukuyifuza. Nta cyatuma utabona iki ino mbaraga ya Mwuka Wera intumwa zabonye natwe dukeneye. Ikindi cyane ngo ni kwirundurira mu murimo w'Imana. Kwirundurira mu murimo w'Imana impamvu ngo bitagerwaho n'iki? Ngo tugira inarije, ngo twishyira hejuru, umuntu agashaka abaruta, umuntu agashaka abari inyuma ye, atari ukubafasha, atari ukubagirira neza, ahubwo ari kugira ngo abemeze, ari kugira ngo abasuzugure. Ariko ngo ikintu gituma nanone tutirundurira mu murimo w'Imana ngo ni ibyaha dukora mu rwiherero. Ngo hari ibyaha umuntu atinda kuvamo, akaba ariyo mpamvu anaribyo dusoreje icyigisho cyacu, kugira ngo buri wese abigire ibye, buri wese abyumve neza, kugira ngo niyumva harimo icyaha cye, niyumva harimo icyaha cyanjye, nsabe Mwuka w'Imana mfashe ngo kuki ibi byaha uko ngiye kubivuga ntabwo abantu bapfa kubyihana, ngo ni ibyaha bitinda mu mubiri. Ngo niyo mpamvu Yesu yarebye abafarisayo barababwira ati indaya n'ibisambo ngo bizabatanga mu bwami bw'ijuru, kubera ko bariya bo barereye. Ariko ibibyo ugira ngo nturi kubikora kandi uri kubikora, ugira ngo ntiwabikora kandi ari byo bitunze imibereho yacu. Icyaha cya mbere ni iki cyitwa inarije. Inarije ni icyaha gikomeye cyane. Icyaha cya kabiri ngo nibiriya byaha dukorera mu rwiherero,
biriya byadukorera mu rwiherero. Abantu benshi ngo kubera ko baba batababonye, aravuga ati kuva ntawe mbonye nzabyihana isaha n'isaha, ngo n'ejo nabyihana, ngo n'ejo nabireka kubera ko ntawamubonye. Akaba ariyo mpamvu bitinda kwihana. Icyaha cya gatatu ngo ni icyaha cyo gushidikanya, bya bindi tuvuga ngo ni ugupinga, gushidikanya. Nyamuneka iki kintu kirakenewe cyo gusaba Mwuka Wera ku rugero rukwiriye. Urugero rukwiriye ni ugusaba imvura y'itumba imvura y'umuhindo yo kudukuza, imvura y'itumba yo kugira ngo tugere ku rugero rukwiriye ruzashobora gusoza amateka y'isi. ngo busibwe ibyo ngibyo, ngo ubwongo urumva ngo ariko rero ngo ni bya bindi ngo abantu bihimbira ngo kugira ngo imibereho ibeho. Ariko igihe kigiye kuzagera buri wese abone ko ari ibyo byari bikwiriye koko. Cya gatatu ngo ni ugushidikanya. Icyaha cya kane ngo gikomeye ndetse ngo kitanababarirwa ye, muzabisoma no mu mwiteguro y'imvura y'itumba paji ya 69, ngo ni icyaha cyo kutakira Mwuka Wera. Iki cyaha ngo ntikibabarirwa. Iki cyaha nicyo cyaha cyonyine Yesu yaravuze ngo uwamuvuga nabi, uwamusebya, uwamutuka, yemwe n'abamubambye ngo bari bafite amahirwe, ariko ngo kutakira Mwuka Wera ngo nicyo cyaha gitinda kwihanwa, ndetse ngo nta nicyo cyaha kitababarirwa. Aba ariyo mpamvu isomo ryacu ryatubwiraga ngo imvura murukumva ko ntabwo ari imvura irimbura kuko twatangiye amateka tubivuga, ahubwo none ni imvura yubaka, ni imvura yubaka imibereho yanjye nawe. Niyo mpamvu rero reka dusabe nani Mwuka narabigorora ibi turi kwigisha kugira ngo babyumve neza. Nanjye ubivuga ngomba gusaba Mwuka Wera kugira ngo yongere ambwire ngo bya bindi wavuze weho biti. Niyo mpamvu rero twashimira umugabo witwa Yoweri, twashimira umugabo witwa Yeremiya batubwiye aya mateka, tugashimira uru rufatiro rw'intumwa ndetse n'abahanuzi batweretse icyerekezo tugomba kunyuramo. Reka njyewe nawe dukomeze twizere ko iyi mpano ni impano y'ubuntu. Imana itangira ubuntu kuyishaka. Reka tugire iyo nzara. Bwiye umuntu ngo nkwifurije kugira inzara, ubwiye umuntu ngo nkwifurije kugira inyota. Mu by'ubuzima ntabwo mwazongera guhura by'iteka, ariko nkurikije uburyohe n'umumaro w'iki cyigisho, wari wese mwifurije kugira ngo agire inzara kandi agira n'inyota yo kugira ngo yakire cyangwa se asabe iyi mbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ushobore guhangana n'ibi bihe turimo, ndetse Yesu Kristo nazagaruka ntituzamutinye, ahubwo tuzavuge ngo uriye Uwiteka twategereje atuzaniye agakiza, izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Tugiye rero gusoza n'isengesho kugira ngo icyigisho cyacu gishimangirwe mu mibereho yacu, kandi namwe buri wese abyisabire. Data wa twese, Imana yacu, turagushimye cyane. Tugushimiye yuko nta bwiru bukiriho mu byawe, kuko byose bisobanuka ku gitambo Yesu Kristo yadushiriyeho. Avuze yuko mu minsi iheruka abagaragu n'abaja bawe uzaje urababwira ibihishwe byawe. Natwe muri uyu mwanya turakwemereye, koresha imbaraga yawe ya Mwuka Wera nk'uko wabisobanuye, nk'uko wanabidusezeranije, kugira ngo dusobanurire iby'ibi bihe turimo, dusobanurire ibyanditswe byera, maze dukure tugere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Nsabiye abantu bazumva ubu butumwa, nanjye ntisize, mu izina ryiza rya Yesu Kristo urakoze. Amen.